turi mu kinyejana cya 21 aho ikintu cya mbere ari amakuru, aho isi itakigira imipaka, aho dufite inshuti tutarabonana imbona nkubone kuva twavuka, aho kuryama kare twabihariye inkoko. Ntabwo impamvu abantu benshi dutinda kuryama ari zimwe, ariko uramutse ukoze ubushakashatsi ushaka gusanga benshi duhujwe n'impamvu imwe. Murandasi. Iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, ngewe ukibagezaho nitwa Vincent Ngiyumva. Reka mbahe ikaze. 2024 abantu basaga 5,350 bangana 36.2% by'abatuye isi twese nibo bakoresha murandasi. Imbuga nkoranyambaga zose ujyaho uzigeraho unyuze kuri murandasi. Reka tuvuge ku mbuga nkoranyambaga. Mu mbuga nkoranyambaga zose zo kuri murandasi, urukuta rukoreshwa cyane kurusha izindi zose ni urukuta rwa Facebook. Mu mwaka wa 2021 nibura buri kwezi habarwaga 3,500,000 z'abakoreshaga urukuta rwa Facebook. Nibura barenga 1/3 cy'abatuye isi twese dukoresha Facebook. Ibi bigwi byo kugira abakiriya bangana gutya, Facebook yabyubatse mu myaka 20 gusa. Kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2024. Gusa uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga kuri Facebook gusa, ahubwo tugiye no kuvuga ku rubuga rwa Instagram. Igihe kingana imyaka 14 gusa nicyo gihe byatwara urukuta rwa Instagram gusa ngo rube rwigarura imitima y'abasaga 1/3 cy'abatuye isi twese dukoresha imbuga nkoranyambaga. Kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2024 muri buri kwezi nibura abasaga 2,400,000 bakoresha urukuta rwa Instagram. Ibi bituma Instagram ibasha kwinjiza amafaranga asaga $200,000,000 z'amadolari ku munsi. Gusa kugira ngo Instagram y'ubukombe nk'uko imeze ubu byahesabye guca mu nzira ifunganye. Inkuru y'urugendo rwa Instagram itangira kuri Mark Zuckerberg nyiri gushinga urukuta rwa Facebook kandi akaba yanabirangiriraho. Yeah, so Instagram is great, right? I mean, they're this super talented group of engineers. They're building hanga. Ubu noneho Kevin Systrom yari amaze kugira amafaranga ahagije yo gushaka ko bakorana. Yahaye akazi umwe mu bakoreshaga Babani bwa mbere bamenyaniye muri kaminuza ya Stanford, bwana Mike Krecher. Gusa nubwo Kevin Systrom yari abonye umwunganizi muri business n'igishoro yakuye mu bashoramari, yari asigaranye ikibazo gikomeye cyane. Babani yari taramenyekana cyane nk'izindi company z'ikoranabuhanga. Yari ifite abantu basaga 100 gusa bayikoreshaga, irimo kurwana n'uburyo yakongera umubare bayikoreshaga. Yamenye ko ikintu cya mbere ari amakuru, niko kwegera abantu bakoreshaga Babani muri icyo gihe, agera nabo ikiganiro ababaza icyo bakunda kugira ngo amenye aho ahera ashyiramo ingufu. Mu buryo yabashije icyo kibazo, abenshi bamubwiye ko bakunda cyane uburyo iyi application ibashoboza gusangiza inshuti zabo amafoto akeye. Kevin Systrom yahise yibaza ikibazo cyaba urufunguzo rwo kugera ku ntsinzi ye ati, Well, like what question are you answering? ubundi ni ikihe kibazo turi gukemura? Yamenye ko nubwo hari hasanzwe hari izindi application zigisha amafoto, nta gisubizo cyoza cyari gihari cy'ukuntu amafoto meza yasangizwa inshuti nyinshi cyarimwe. Yabwiye umwunganizi we ko bagomba kuvugurura Babani bagakuramo ibice bimwe na bimwe bitari bisobanutse neza, ahubwo bakibanda ku kintu kimwe cy'agaciro, amafoto. Umwunganizi we yatangiye gukora muri icyo cyumweru. Icyo gihe yumvaga agowe cyane no guhindura hafi buri gice cyose cyari kigize Babani, by'umwihariko nyuma y'uko yari avuye ku kazi ke katamugoraga mbere. Gusa Kevin Systrom yari umuntu uzi kumvisha abantu ibitekerezo bye n'intego ze. Iryo vugurura ryasize Kevin Systrom ahinduye brand irekeraho kwitwa Babani yitwa Instagram biturutse ku itsinda ry'amagambo abiri, Instant na Telegram. Nyuma yo kubaka ubundi bwoko bwa gahunda ya application nshya yibandaga ku mafoto, Kevin Systrom yanejejwe cyane n'uburyo yakoraga, ubundi ahita ajya kuyereka umukobwa bakundanaga. Gusa igitangaje nuko umukunzi we yamubwiye ko atakoresha iyi application nshya Kevin Systrom yari amaze kubaka. Yamubwiye ko kuri we amafoto ya application atari meza ku rwego rwo kuba yasangiza inshuti ze. Gusa Kevin yakomeje kumusobanurira uburyo amafoto ya application yaba ari meza, kuko ngo umuntu wafotoye amafoto ye abasha no kugeditingira kuri application akaburushaho kuba meza. Umukunzi we yakomeje kumubwira ko akwiye kongereshamo izindi gahunda zo kuyakesha kurushaho. Nubwo izi comment yahawe n'umukunzi we zasaga nk'izica intege ku muntu wari ugitangira, gusa zaba rufunguzo rugeza Instagram ku ntsinzi yayo. Kevin Systrom
yamenye ko nubwo hari hasanzwe hariho izindi application zikisha amafoto, nta buryo bwari buhari bwo kuyakwirakwiza mu muryango mugari binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Iki kibazo Instagram yari yamaze kukibonera umuti. Yifashishije Photoshop, Kevin Systrom yashyizeho uburyo abazajya bakoresha Instagram bazajya babasha kwitunganyiriza amafoto yabo ku giti cyabo. Kuri App Store yahise itangira gukoreshwa n'abantu 25,000 mu gihe cy'umunsi umwe gusa. Mu kwezi kumwe gusa abasaga miliyoni 1 nibo bari basigaye bakoresha Instagram. Gukundwa kwa Instagram kuri uru rwego byatewe n'izi mpamvu zitandukanye. Instagram byoroheje uburyo bwo gutunganya no gusangizanya amafoto ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter n'izindi ku bayikoresha. Icya kabiri, ubwo Instagram yamurikwaga ku mugaragaro cyari igihe cyiza cyane kuko aribwo iPhone 4 yari izanye impindura amatwara mu gufata amafoto akeye yari irimo igurishwa ku masoko, kandi Instagram niyo yari ifite umwihariko wo kugira uburyo bwo gukesha amafoto. Gusa nubwo Instagram yari irimo kugenda ibubukombe hirya no hino ku isi, yaje guteza ibibazo Kevin Systrom we n'umwunganizi we batigeze batekerezaho. Ubwo Instagram yatangiraga gukoreshwa n'ibyamamare, ikibazo cyarushijeho gukara. Umwe mu byamamare byabanje gukoresha Instagram harimo Justin Bieber. Muri icyo gihe uko Justin Bieber yashyiraga amafoto ye kuri Instagram, abangavu bashya batagira ingano bahitaga batangira gukoresha Instagram. Rimwe na rimwe bigatuma serivisi zahabwaga abayikoresha zigenda gake cyane. Wakongeraho ubwoko bw'amafoto yashyirwaga kuri Instagram, ibibazo bikarushaho kwiyongera biturutse ku kuba hari abashyiragaho amafoto asebya akanahonyura uburenganzira bw'abandi. Instagram yaje kuzuza abantu miliyoni 2 bayikoreshaga mu gihe abantu 4 aribo bakoraga muri iyi kampani yabo, ubariyemo Kevin Systrom n'umwunganizi we, bose bakoraga mu cyumba gito kandi kimwe. Nubwo mu mwaka wa 2012 bongereye umubare w'abakozi bakagera kuri 13, umubare w'abakozi wakomeje kuba muto bitewe n'uburyo Instagram yari irimo kugenda yaguka. Ubuzima bwa Kevin Systrom bwarahindutse, atangira kumenyana n'ibyamamare. Ubwo yajyaga mu kirori nk'abandi bahirwe bose, yahuriye n'umukobwa atarazi. Uwo mukobwa amubwira ukuntu Instagram yari nziza cyane ku bakiri bato. Ikintu cya mbere Kevin Systrom yahise abaza umukobwa ni izina rye. Umukobwa aho kumubwira izina rye yahise amwereka profile ye ya Instagram yari iriho abamukurikiranaga bangana miliyoni. Uwo mukobwa yari Ariana Grande. Ntabwo Kevin yari asanzwe amuzi. Icyo gihe ibyamamare byose byari bishishikajwe cyane no kuganira nawe ku birebana n'ukuntu byajya byifashisha Instagram. Kevin Systrom yemeye umuntu wese ko yajya ashyira amakuru ye nka Kim Kardashian yahise yinjiza arenga miliyoni 1 z'amadolari kuri post imwe gusa yakoze abifashijwemo n'abaterankunga. Ubu noneho icyari gishishikaje cyane nuko mu minsi ya mbere Instagram itigeze ikoresha uburyo bwa algoritme mu kumenya amakuru yashoboraga kuba virusi, kubera ko bamenye ko hari abantu bashoboraga kwinjira muri systeme yayo. Itsinda rito rya Instagram ryashyize mu biganza byaryo account zose z'abayikoreshaga. Iki gihe
Instagram yagize imbaraga nk'iz'Imana mu kugena uwamamara n'uhinduka umuherwe mu bayikoreshaga. Icyo gihe Instagram yamaze uruhererekane rw'imyaka 2 itarinjiza amafaranga na make ku giti cyayo kubera ko yari itarubaka uburyo bwo kujya ikorana n'ibigo by'imari mu bijyanye no kwamamaza ibicuruzwa byabyo. Iki gihe Instagram yari ishingikirije ku bashoramari gusa mu kubona ingengo y'imari yayo. Ubwo ni ukuvuga ko kuva muri icyo gihe bashoramari bari bataratangira kubona inyungu kuri iyi kampani bari bashoye amafaranga yabo. Mu kanya nk'ako guhumbya, Instagram yahise itangira kubona kampani zindi zashakaga kuyigura. Twitter yari ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa kampani zashakaga kugura Instagram. CEO wa Twitter yasabye Kevin Systrom gusangira ifunguro, aho yari yiteze ko yaza kumufatirana agafatirana amahirwe yo kuba yamuguriraho Instagram. Gusa igisubizo cya Kevin Systrom cyatangaje CEO wa Twitter. Hatitaye ku kuba Instagram itari iri mu bihe byiza, Kevin Systrom ntiyigeze ayigurisha kuri Twitter. Nyuma yaho gato, mu mwaka wa 2012, Mark Zuckerberg yahamagaye Kevin Systrom kuri telefoni adaciye hirya no hino ati, "Nabitekerejeho neza, ndashaka kugura kampani yawe." Zuckerberg yatangaga miliyari imwe y'amadolari kandi akanavuga ko yiyumvagamo ko Facebook izatuma Instagram izamuka ikajya ku rwego rwo hejuru binyuze mu gukoresha gahunda zari ziyubatse Facebook. Icyo gihe Facebook niyo yari ikomeye cyane. Gusa Mark Zuckerberg yarazi neza ko icyo Kevin Systrom yashakaga kwari ugukomeza kugira uburenganzira kuri Instagram. Niko guhita amubwira ko nta kabuza Instagram igomba gukomeza kwigenga. Kevin Systrom utarapfaga kuva ku izima byoroshye yatanze igisubizo cyatangaje abantu benshi cyane udakuyemo n'abakozi be. Yemeye ubusabe bwa Mark Zuckerberg agurisha Instagram kuri Facebook. Kevin Systrom yarabizi neza ko koko Facebook izafasha Instagram kwaguka cyane. Kevin Systrom yaragifite uburenganzira bwuzuye kuri Instagram. Byasaga nk'ari gukorana, ntabwo byasaga nk'ari kugurisha burundu gusa. Byongeye kandi Kevin Systrom yarazi ko ntatagurisha Instagram kuri Facebook ishobora kuzakora icyo ishoboye kose mu kuyishyira hasi, cyane ko Facebook yari yarubatse izina kurusha Instagram. Gusa nanone ntabwo byari byoroshye kwirengagiza miliyari imwe y'amadolari yatangwaga kuri application ya telefoni. Bwari bwo bwa mbere mu mateka y'isi application ya telefoni yari iguzwa akayabo k'amadolari angana gutya mu gihe cy'amezi 18 gusa yari imaze ikozwe. Iki gihe ntabwo Instagram yari ikiri kwinjiza amafaranga mu ngengo y'imari yayo, yari isigaye yinjiza Facebook. Abenshi batekerezaga ko miliyari imwe Mark Zuckerberg yaguze Instagram bishobora kuzamugora mu kuyagaruza. Gusa Mark Zuckerberg yaracirikanyije neza kubera ko mu mwaka wa 2019 Instagram yari irimo yinjiza arenga miliyari 24 z'amadolari mu ngengo y'imari y'umwaka, byanganaga na 30% byinjizwaga na Facebook muri icyo gihe. Kugura Instagram kwa Facebook yari intambwe ishimishije cyane. Gusa iyi diri ntabwo abantu benshi bayikunze. Abantu benshi bakoreshaga Instagram ntabwo bashaka ko Facebook igira uburenganzira ku makuru y'ibanga yabo yarashyizwe kuri Instagram. Hari n'abatekerezaga ko ibyo Facebook yavugaga ko Instagram izaguma itandukanye na Facebook mu bijyanye no kwigenga bidakwiriye kwizerwa. Byongeye kandi ubwo itangazo ry'uko Instagram na Facebook bigiye gukorana ryasohokaga, leta z'ibihugu bimwe na bimwe ntabwo zabishyigikiye. Zatangiye gukora igenzura kuri Facebook ngo zimenye neza ko kuba Facebook yaraguze Instagram bitari mu buryo bwo kwiharira isoko ku mbuga nkoranyambaga zose kugira ngo zose ikomeze ziyobore ibi twita monopoly. Muri icyo gihe ntacyo leta zabikozeho, zaretse Facebook igura Instagram. Gusa ntabwo byarangiriye aho, kuko mu myaka yakurikiyeho abasesenguzi batangiye kuvuga ko kureka Facebook ikagura Instagram yari intsinzwi ya mbere yabayeho mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka byabanje. Kimwe na Chris Huge, umwe mu bunganizi ba Facebook, yifuje ko iyi diri yaseswa. Ahari mu gihe ikipe no ya Instagram y'abakozi 13 yari irimo yishimira intambwe ijya mbere yari iteye. Kevin yahise ajyana abakozi be bose mu kirori kidasanzwe cyabereye mu mujyi wa Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uku kubyina intsinzi ntabwo byarambye,
kuko nyuma byaje kugaragara ko abo bakozi ba Instagram batashoboraga gukira bibaturutseho ubwabo nyuma y'uko batari bagikorera Instagram, ahubwo bari basigaye barabaye nk'abakozi ba Facebook nubwo bakomeje gukora kuri Instagram. Inyungu yose yinjizwaga biturutse kuri Instagram yakirwaga na Kevin Systrom n'umwunganizi we Mike Krieger, abandi bo bagahembwa make na Facebook. Nubwo atari bo bari barubatse iyi application ya Instagram, gusa bari baragize uruhare runini cyane mu kuyizamura kuko batangiranye nayo. Nyuma y'uko igurishijwe kuri Facebook, isano yayo nabo yahise isa nk'irangiriyeho. Ibitekerezo bashobora kuyitangaho birangiriraho. Inyungu nini bari kuyikuraho irangiriraho, basigara ari abakozi gusa baraho. Uko Instagram irushagaho kwaguka, uko Kevin Systrom yagiraga isaha n'imodoka bihenze, niko abahoze ari abakozi be ba hafi barushagaho kubabara. Reka turebe ukuntu uruhande rubi rwa Instagram rutatinze kugaragara. Nyuma y'uko Instagram iguzwe na Facebook igahindura imikorere yayo yari isanganwe, yaburanye uburenganzira bwayo bwo kugurisha amafoto y'abahoze bayikoresha kuri Facebook kandi nta kubishyuza cyangwa ngo bibasabe kubamenyesha. Amakuru nk'aya yatangiye gukwirakwira hirya no hino nyuma yo kugurisha Instagram kuri Facebook. Instagram yari irimo ivugurura buri kimwe cyose, kuva ku mabwiriza yigenga kugeza kuri serivisi zose yatangaga. Gusa hari ikintu kimwe itigeze yitaho cyayiteje ikibazo gikomeye itari yarigeze itekereza, kubera ko Instagram itigeze isaba abayikoreshaga gushyiramo imyirondoro yabo ya nyayo mu kuyifungura. Abantu batangiye gufunguraho account zirenze imwe, byatumye abayikoreshaga banyuzurana, bagakwirakwiza imvugo zihembera urwango ndetse bakanashyiraho content zitemewe kuri account zabaga zibaruye ku mazina n'imyirondoro itabaho bihimbiye, kuko nabashoboraga kumenya uwakurikirana ho bene ibyo byaha. Uko iminsi yazaga indi gataha, niko ikibazo cyarushagaho gukomera. Byavuye ku kunyuzura no gusebyanya, bigeraho imitwe y'iterabwoba yari isigaye itanga akazi ibinyujije ku rukuta rwa Instagram. Muri iki gihe ibirego bitagira ingano byatangiye kuzenguruka hirya no hino bivuga ku ngaruka mbi za Instagram mu buzima bwo mu mutwe bwayikoreshaga. Ubugenzuzi bwose bwakorwaga kuri Instagram bwagushaga ku mpamvu itera abantu uburwayi bwo mu mutwe, harimo kugira umuhangayiko n'agahinda gakabije ku bayikoreshaga. Mu mwaka wa 2021 ibintu byarushijeho kuba bibi ubwo igitangazamakuru cyandika cyo muri Leta Zunze za Amerika cyitwa Wall Street Journal cyemezaga ibyavugwaga kuri Instagram. Iki ni kimwe mu bihe bibi cyane kampani ya Instagram yawunyuzemo. Ku bw'amahirwe amakuru yose yari yayireze cyangwa se amakuru yose yari yerekeye ku ntenge zayo zose, iki kinyamakuru cya Wall Street Journal cyayakusanyije ariko kiyahisha abafite mu nshingano guhanga amategeko. Nyamara ikibazo cyari kitarakemuka. Zimwe mu mpapuro zari ziri muri kampani ya Facebook na Instagram zabashije gushyirwa ku mugaragaro n'iki gitangazamakuru, zarimo imvugo igira iti Instagram ni uburozi ku ijanisha rinini ry'abayikoresha by'umwihariko ku bangavu. Instagram is toxic to the sizable percentage of its users, particularly teenager girls. Iyi ngingo yagaragaje ko umukobwa umwe mu bakobwa batatu bakoreshaga Instagram yatangaga ikirego ku mafoto yashyirwaga kuri Instagram agaragaza umubiri we mu buryo bumusebya. Irindi genzura ryakozwe ryagaragaje ko 13% by'ingimbi z'Abongereza babaga bafite intekerezo zo kuba bakiyambura ubuzima babiterwa no kuba barakoreshaga Instagram. Ubu bushakashatsi bwose bwakorwaga na kampani ya Instagram ku giti cyayo. Hari n'abarekaga Instagram gushyira inyungu zayo imbere ikirengagiza inyungu z'abayikoreshaga. Mu gihe kampani ya Instagram yakekaga ko kuba abayikoreshaga badashoboraga gutunganya amafoto yabo ku giti cyabo byari insinzi, byateje ikibazo gikomeye cyane mu bantu bamwe na bamwe bayikoreshaga. Nk'urugero, bamwe mu bantu
nko hejuru y'inyubako ndende mu rwego rwo gufata amafoto akangurira abantu gutinyuka. Ubwo wifatiye ifoto ahantu hateye ubwoba cyane kurusha abandi akaba ari gutinyuka cyane kurusha abandi akabona like nyinshi. Inyigo yakozwe hagati mu mwaka wa 2011 na 2017 yagaragaje ko impfu 559 zatewe no